ujye kuri Instagram yanjye nitwa perfectirwa, unyandikire unyereke ibikorwa byawe mufashe uko nshoboye. Buriya reka mubwize ukuri nabufasha buba buto. Abahanzi bose bari kuzamuka ngewe kabisa uwo nzajya mbasha kubona nzajya mutamo pe. Guys, reka nongere mbashimire mwese mwakomeje gukora subscribe kabisa, muri abagaciro, ndabakunda cyane kandi mbashimiye mbikuye ku mutima pe. Nimukomeze muzikore n'abatarazikoze babashije gufungura ino video bazikore, ubundi ibintu bikomeze bigende neza. So rero tudatinze mu mayira nje kubibwirira utuntu duke nyine nanjye ndebe ko ibintu byakomeza kugenda neza muri ino. Dufite abantu batari kwerekana abahanzi bashyashya, kandi dufite abahanzi benshi dukeneye kwerekana, uri kumva? So rero nanjye nk'uruhare rwanjye nk'umunyarwanda reka ngira bo mbereka bakiye abantu bazandeba, bazabashe kubareba, nibamara kubareba bagende banabarebere n'ibikorwa byabo, ibintu bikomeze bigende neza, dutere imbere twese bantu banjye. Okay, twagiye. Okay, this time rero mbafitiye umuhanzi bita Yugi Umukaraza. Uwo muhanzi yakoze indirimbo irenze uko bitekereza. Biragoye kubona upcoming agakora indirimbo ikubiye kugeza kuri rugero babandi baba legend, nta numwe washobora kuyikora, kandi ari abantu bamwe baba barabonye n'akazi bafite ibintu by'ibiraka bya danje. Ariko this time umuhanzi bita Yugi Umukaraza yakoze indirimbo bita Location, nziza ya danje kabisa. Muyirebe, ndabasabye muyirebe kabisa, ni muyirebe, ubundi comment muze kuzivuga hano. Ngewe ntago nzigera mbabwira ikintu kitari original kabisa. Twihuse cyane, hari uwundi muhanzi bita Jesse Brin. Umuhanzi bita Jesse Brin, uno muhanzi zikuririmba guys. Nawe ni upcoming artist, afite indirimbo cyane ya danje yise Aho Utari, yikoranye na Papa Cyangwe, ni indirimbo nshyashya. Afite n'indi ndirimbo bita Aga Holiday, uri kumva? Afite n'indi ndirimbo nshyashya bita Bedroom. Ese guys, kweki mutari b'abahanzi bazima bari kuzamuka ngo umuntu abateze n'imbere? Uzi ukuntu no muhanzi arenze? Mbabarira ndagusabye, afite indirimbo imaze iminsi 2, I think iminsi 2, bayita Bedroom. Jya uyirebe ubundi utange comment yawe hano uvuga ati uyu nguyu namubonye gutyo. Ngiye mbabarira umbwiza ukuri, ugenda urebe umuntu bita Yugi Umukaraza, urebe n'uyu nguyu bita Jesse Brin, nuramuka ubonyemo erreur nyine ukabonamo amakosa mu bintu bakora, uzaze ngiye wungaye, sibyo? Dukomeje cyane, hari n'undi muhanzi mushyashya bya danje bita Rio Road. Muramuzi waririmbye ngo urasetsa. Afite indirimbo nshyashya rero, afite indirimbo nshyashya ya danje bita Ndamaze. Guys, ni muyirebe no mujama. Ngewe sinzi, mba ndeba n'imibare afite nkabona nibijyanye tu, bitewe n'ukuntu turirimbo twewemo muri twara trendinze TikTok n'ingi kabisa yara trendinze byatara, ariko imibare bitewe n'ukuntu imibare bayibona mbona nyine bidahwanye. Twihuse cyane rero, aba bahanzi ni abahanzi batatu nakuzaniye ngo barebe, uri kumva? Kandi ubarebe wishimye, kandi ubarebe ubakunze, ukomeze ubateze imbere nabo barebe yuko batera imbere. Erega ibi byose ni mwebwe babikorera, mubaye mutariho ntago nanjye ubwanjye naba ndi kuza kubibabwira, nuko mba nzi yuko muri buze kubireba. So rero mukomeze mwumve na album nshyashya ya Fireman afite album ya danje bise Bucya Bucyana yandi. Hariho nk'indirimbo bita Igeno yakoranye na Savio, ni Savia, I don't know. Ariko ni Savio. Afite n'indi yakora bita Ibanga yakoranye na Pifra. Afite n'indi bita afiteho n'indi bita Bucya Bucyana yandi. Yes, ifite na video man, mumbabarire
mujye mureba nyine ibintu bizima abare byo mureba nanjye nyine mujye muza mureba ibintu mbereka nzambereka ibintu bizima abahanzi umuhanzi wese mu upcoming genda kuri YouTube yanjye ukore subscribe ujye ukurikirana amakuru ujye kuri Instagram yanjye nitwa Perfect Rwa unyandikire unyereke ibikorwa byawe mufashe uko nshoboye buriya reka mubwize ukuri nabufasha bo babuto majije kubibona nabufasha bo babuto ushobora kuba nkurikiranwa n'abantu kuri TikTok ushobora kuba nkurikiranwa n'abantu 16,000 nkoze video yawe wenda nkagupostingira nka challenge ndatekereza yuko nago nabura abantu 300 bareba ikintu na postinze muri abo bantu 300 harimo abantu nibuza 100 bashobora kugikunda bakaba bajya kugihiga nabo abo bantu 100 rero ndatekereza atari abantu bakeya mwese muri dusapotingana umuntu nabafasha bo babutoya uwaguha 100 uwaguha desa uwaguha trosa n'uwaguha 1,000 n'uwaguha miliyoni bose nyine baba baguhaye ikintu babihuriraho nyine nuko bose baguhaye so rero mureke dusapotingane ngenza mbafasha uko nshoboye niyo nabafasha gake ariko nzaba nanjye nakoze iki nabafashije namwe rero nimumfashe mfite umutima wo gufasha abahanzi bose bari kuzamuka ngewe kabisa uwo nzajya mbasha kubona nzajya mutamo pe nzajya mutamo kuri social media zanjye zose abe Facebook abe Instagram abe TikTok nzajya mbatamo kabisa ibintu bigende neza kandi Imana ikomeze bahereza umugisha abantu bakomeje gukurikirana kino kiganiro mutibagirwa gukora subscribe kuko ibi byose mba nkora uri kubyumva nanjye mba nyeneye yuko mbona mwakoze subscribe ngo mbone yuko ibyo ndi gukora kuko bifite abantu bishimisha cyangwa se mbone yuko hari n'abantu bakigikiye muri ibintu ndi gukora kuko this time uca kwandi kubikora bikarebwa n'abantu 100 ejo cyangwa ejo bundi nkazabikora bikarebwa n'abantu 100,000 this time nshobora kuba mfite subscribe 400 ejo nkazaba mfite subscribe 1,000 cyangwa se 1,000 so rero that's why muri ibi byose Imana ikomeze bahereza umugisha mwakoze kubw'umwanya wanyu Imana ikomeze bahereza umugisha ndabakunda cyane kandi mukomeze mukore subscribe